Yes, reka twongere rero tubifurize umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye amasaha y'umugoroba, hanyuma kandi tubifurize igitondo cyiza kuba dukurikira amasaha mu gitondo, biraza guterwa no mutwumva muherereye nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe rero turi mu masaha birumvikana ya nimugoroba, birumvikana turacyari ku munsi wo kuwa kabiri, turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane, umunsi rero rwose nabango ubanziriza uwanyuma wo ku kwezi kwa kane. Ni umunsi wagaragayemo amakuru menshi cyane ndetse akaba ari n'amakuru agezweho anakomeye cyane. Tugiye kugaruka rero hano muri uyu mujyi wa Goma, niho tugiye guhera amakuru yacu. Mbere uko twinjira ku bijyanye n'amakuru y'urugamba, tugiye kugaruka n'ubundi kuri Sadeke, kuba Sadeke yamaze gutaha ibisimba igarukaho cyangwa se kuba batangiye gucura ibikoresho. Ibi ntago ndibuze kubigarukaho kuko ni inkuru yamaze kugenda icicikana ku binyamakuru hirya no hino. Nyemera nkubwire ko ikintu nkuzane kuri uyu mugoroba, ngiye kukubwira ibikoresho Sadeke yacuye, none umenye ibyo yasize ngo birangana iki, ibitari ibyayo ese ni iby'abande. Byose rero mugiye kugenda mumenya gatanu kuri kagenzi kako uko ibintu bimeze. Muri iyi nkuru ndagaruka kuri babasirikare bagera kuri 5 navuge bakomeye cyane basigaye cyangwa se bahungiye, bari mu bayoboye abahungiye hano muri iyi Sadeke cyangwa se muri izi ngabo za SAMIDRC. Abasirikare namaze kumenya inkomoko yabo, namaze kwamenya aho baturuka. Abasirikare bose mugiye kumenya ibyabo. Ndabizi ibinyamakuru byagiye bivuga byinshi, ese naba FDLR, ese naba miliseneri, ese ni FARD. Donc mugiye kumenya amakuru yimbitse kuri abasirikare. Nababwiye ndababwira harimo abagenerali bagera kuri 2 ndetse hakarimo n'abakoloneli bagera kuri 3. Ubwo n'andi mapeti mato mato yagira abakurikiye nyine yagiye ahungana nabo cyangwa se bahunganye bajyana muri Sadeke. Aba bagabo rero amazina yabo cyangwa se bose ngiye kugenda mbagezaho uko ibintu byabo, uko ibintu rwose bimeze, uko bamerewe n'aya masaha. Hanyuma muri amakuru donc ni byinshi cyane, ngiye kuvuga imfunyamfunyi cyangwa se inshamake byantwara umwanya utari muto. Ahubwo reka ngusabe wowe ugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere guhita unkandira kuri subscribe ndetse ukana no kunzogera, kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye nawe ubona amakuru mu imbere, uboye mu bambere rwose mu kubona inkuru. Gusa ku rundi ruhande hari ikindi ugomba gukora, nta kiro no gukanda kuri share ndetse na like, ukanasangiza n'abandi inkuru, ubundi no amakuru akazajya kugereraho ku gihe, ugacukubiri kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Ariko ku rundi ruhande byaba byiza tumanukanye n'ubundi na Vincent muri iki kiganiro, kuko ni ibintu tugiye kugenda tunasesengura, tukareba izi ngabo za SAMIDRC zatashye zirimo gutaha. By the way, reka mbabwire ko ntabwo batashye, hatashye ibikoresho. Ndetse wiriwe neza Vincent, urakomeye? Ndakomeye, meze neza. Aha, ubwo meze neza rero umenya ko nanjye meze neza, kuko ntameze neza ntabwo naba naje muri studio. Igisobanuro cy'uko meze neza nuko ubu turi nice muri studio. Ndakumva, ndumva ijwi riturika. All right, thank you so much. Hanyuma rero turagarutse n'ubundi muri amasaha cyangwa se kuri uyu mugoroba n'ubundi ni mu makuru agezweho akomeye cyane. Ariko amakuru yacu Vincent n'ubundi tukatugiye kuyahera kuri ziriya ngabo ziri cyangwa se ziri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za Sadeke, mu butumwa bise ngo ni SAMIDRC. Uyu munsi nibyo ibikoresho babicuye, ariko twamenye ko hari ibikoresho batigeze batwara. Ibyari byo byose hano turabifite imbere yacu. Gusa ku rundi ruhande hari nko narindimo ndavuga yabaye trend cyangwa se iri gutrendinga y'abasirikare bakomeye bake bahungiye muri Sadeke, nabo twamaze kumenya abaribo. Vise reka duhere hano kuri uku gutaha kwa Sadeke, hanyuma tuze kura n'ibikoresho yasigaranye n'ibyo yasigaranye n'ibyo yasize. Nibyo nkuko bivuga, wigeze umamagara mu gitondo ngeze ku mupaka munini wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Yego, uzwi nka Grande Barriere cyangwa la Corniche. Nagiye mageze nsanga hari imyiteguro nyine yo kwakira ibikoresho bya SAMIDRC, abari bari mu butumwa bwa SAMIDRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, nakomeje ngera mu mujyi wa Goma, ndeba uko bimeze, nsanga abaturage nyine bagaze ku muhanda barimo barareba ibyabaje. Yego, uko M23 yari yapanuye, yaba polisi yabo, yaba igisirikare ndetse na MONUSCO wabonaga yuko uri gukora patrouille. Nakomeje ngera ku kigo kiri muri Gahembe cya
Samidiarasi gifatanye n'ikibuga cy'indege mbona hari imyiteguro ihambaye ntabwo bemeraga yuko umuntu ahagarara nahisemo ava gufata ifoto n'ibyari byo ntabwo byashobokaga fata video ntibyashobokaga urumva ko inzego z'umutekano za M23 nazo zakaniye kubera yuko ngo Sadek yari abasabye ko batabafotora yego cyangwa bafata ama video nahisemo ava rero mu masaa yine ndaza ariko nza nkurikiranye n'imodoka zigera muri 15 zitwaye intwaro yego aho zarikamye 15 eshatu zazitwaye ubwato bwa gisirikare bufite n'imbunda ariko bukaba bwari butwikiriyeho ihema hejuru yego n'ubwato nakibutsa abadukurikira ko n'ubwato wabonye igihe ubwato bita Emeride Burohama bukajya gutabara bakabwitiranya n'ubwato bwa RDF kandi ntaho bihuriye n'ubwato bwari bwagiye gutabara bwa Samidiarasi gutabara cyacyo buyibuka kigeze kirohama yego nabwo bwacyuwe bucyurwa kuri share babucyura ku kimodoka nyine babuhambiriyeho ndetse babona butwikiriye uko ari butatu akaba harimo n'imodoka zindi zigera muri 7 zari nazo zifunze neza ngize uwo mbaza nyine mu nzego z'umutekano kuko burya hari ukuntu umwegera ukamubaza ati ibi ni ibiki ko njye nabimenyereye arambwira ati hano ni intwaro zirimo za Samidiarasi ati harimo ibisasu bakoreshaga ati bari kuzakoresha ariko batakoresheje kubera ko M23 ngabokeje umuriro bokeje umuriro bazamura ibendera ry'umweru ariko ntabwo ari ibendera nk'uko nayo babibonye ni umufuka bamanitseho umweru kuko umusirikare twavuganye yaratubwiye ati icyo bari bafite wari ufite ishati niyo yamanitse wari ufite umufuka bari bamanitse gipfa kuba gisa n'umweru gusa ipfa kuba gisa n'umweru gusa kandi gahari na n'ubu kagihari umufuka rwose urabyibuka ko twari duhari wabibonye uko imyenda y'amashati bashanyaguye yose yarashaje ariko wa mufuka ukomeza kuresista uracyahari kandi ati buriya nizo bari batari bakoresheje nizo zihari ati nizo zifungiye mu ibyo bikotineri ubona izi modoka zitwaye. Hanyuma Vincent hari amakuru rwose mu kanya maze gucakira urabizi ko nanjye nubwo rwose mba ndi hano muri studio mba n'ubu niri kugenda nkora muri drone zanjye zirimo hariya maze gucakira amakuru buriya ngo biriya bikoresho batwaye ni bike ngo ibikoresho biri hariya burahara muri kiriya kigo Vincent ngo ni ibikoresho byinshi cyane usibye ko ibyinshi n'ubundi bishobora kuza gusigara hara kuko ngo ntabwo ari ibyabo abantu barimo kubona ibikoresho byinshi hariya bakavuga ngo nta na kimwe baracura Sadeke ibikoresho byinshi igiye kubisiga hariya birarangiye bitewe nuko bari kubireba bagasanga ntari ibyabo nk'ubu ngo izi modoka zatashye uyu munsi umva ikintu zari zitwaye zimwe ngo zari zitwaye moruge n'ubya biriya bikontineri mwabonaga birimo kugenda kuriya ni ibyo babagamo za moruge ku buryo nyine bari bariteguye ko umusirikare amutse apfuye ubwo bagomba kumushyira muri biriya moruge byabo bagiye bikoreye twabonaga by'ibiketse bifunze biriya ni bya moruge hakabaho noneho ngo na ziriya kontineri ngo harimo n'amakontineri amwe bifashishaga nk'amabiro urabona hari ukuntu hagera ahantu kontineri agahita bayishyira ukuntu hakayubaka nazibonye kuko n'imodoka zigera muri 15 zirimo izigera mu 10 z'amakontineri nk'uko bivuga izo tutamenye ibirimo usanga ari yarimo ruge nk'uko bivuga indi ikaba ari ni rwose niko situation imeze batwaye amasasu ndetse n'ibindi bombe biturika bari bafitemo nk'uko amakuru nyinshi wari uri kuri tele yambwiye hanyuma rero yes zimwe zari zitwaye ibyo bikoresho ariko urumva banje gushyiramo mbere na mbere izo moruge ndetse n'ibiro nari amato ubwo mwabibonye ko bayapakiye none rero Vincent wumvishe ibikoresho byasigaye wakumirwa kubera ibyo ni byinshi kubera yuko imodoka nabonye nk'ayo makamyo 15 ariko wambana n'izindi modoka 6 z'ijipe yego za Samidiarasi ariko ubona yuko atarizo bari bafite gusa ubona ko ari nkeya zatashye yego biravugwa yuko rero hari izindi jipe nyinshi zari za FRDC basigaranye yes mu majipe rwose ngo basigariza amamodoka menshi cyane ntabwo ari biravugwa ahubwo nibyo
ntabwo ari biravugwa nibyo ntabwo ari inkuru y'imvugirano basize amamodokari menshi y'amajipe ya FARDC basize amamodoka menshi kubera yuko amajipe yatashye n'atandatu yego harimo amajipe ubona ajya kumena nka Burende hariho ibyapa bya SAMIDRC hakabamo n'indi jipe isanzwe ibona ari imodoka ya Toyota ariko itameze nka Burende yego ya gatandatu ubona yuko izo modoka zindi bacyuye zari ziri ibirango plaque za Tanzania ndetse n'izindi z'ikindi gihugu ntabashije kumenya yego ariko ubona yuko no mu modoka hari izo basize n'intwaro ugereranyije n'izo umuntu yabonaga izari zitwaye n'ibyo bimodoka byaba ibyo bimoruge twabonaga byaba ndetse n'ibyo bwato twabonaga wabonaga yuko hari ibindi byasigaye nk'uko rero bivuga ngo hari n'imbunda zasigaye nyinshi zari iza FARDC izari z'abarundi ndetse ngo hari n'izo buri abaromaniya bari babahaye yego mbere yuko M23 botse umuriro nabo ikabafata ikanabashushubikanya bakagenda bukacyajya bavuga ati kwikiri hari izo bari bataye ariko batazitaye ku bushake aho kubazi bahaye barababwira ati rero dufatanyije kurwanya M23 nimufate zino ntwaro zabafasha natwe dufite zino izo zose M23 yazibasatse irazigumana ubu ngubu irazifite n'iz'abarundi bagiye babasigira nazo barazifite abarundi ngo hari ibyo bananiye kwambutsa amazi kuko bura ngo bavuye muri Goma hakiri kare barahunga bahunze ibyo bashoboye ngo hari n'ibindi byinshi cyane ngo bagiye basigamo hariya nabyo ubwo bigomba gusigara hariya donc ngo SAMIDRC yo barebaga niba uri Tanzania bakareba igikoresho cyawe ko cyanditseho Tanzania bakareba niba uri Malawi igikoresho cyawe kiriho Malawi bakareba uri South Africa igikoresho kiriho South Africa icyo basanze kitariho iby'iwawe ukagisigaho ngo ubwo ntabwo ari icyawe nyine so nuko rero imbunda n'ibifaru rwose Vincent ngo babisize ibifaru sadesinzi mu by'ukuri South Africa nayo nyamara ibi bifaru byabo bishobora kuba bigiye kwasigara kuko ndabizi ko niyo yari yarazanye ibifaru harabyo mu bwoko bwa Nyari byasigaye ubivuga ngo bigiye kwasigara byasigaye kuko gucyura ibikoresho byarangiye kandi bari bakoze trike bafata ibikoresho bakuye muri Afurika y'Epfo kuko urabizi yuko Afurika y'Epfo ikora intwaro bandika ko ari za FARDC kugira ngo ibikoresho bigaragare yuko ari izaba ariko izongereka zisubiza igahindura ibirango icyo ngicyo rero zabyarangiye nazo zisigaye zisigaranwa na M23 ubwo uravuga ibifaru ukavuga n'imbunda ukavuga n'ibibombe hari n'amabuye y'agaciro babasanganye yes amabuye y'agaciro nango bayasigaranye ngagomba gusigara asana igihugu nabonye bavuga yuko ngo M23 batangiye kubaka umuhanda muri za Masisi aravuga bati rero amabuye y'agaciro ntabwo twatuma muyajyana huko tuzayifashije ku muhanda kugira ngo abaturage bajye babona ukuntu batemberana bahahirana kuko mwebwe mwari muje kudusahura aha ubwo rero urumva ko ariko ngo hari ibikoresho my friend abantu hakinyura hariya ariko ibikoresho byinshi usibye n'ibyo ngibyo uri kuvuga by'intwaro nawe mabuye y'agaciro n'umunsi bacyura ibikoresho bya elegitoronike hari ibindi bikoresho byinshi babasanganye bari bigumana harimo satifoni z'abarundi harimo satifoni z'abanyaromaniya harimo satifoni za FARDC ndetse n'ibyombo ibyo byose barabwira ati dore ibi ntabwo ari ibyanyu urabona ibirango biriho ntabwo izi nimero ari izanyu dore nimero zanyu ni izi uko zitangira twabibonye ibyo mwatweretse muracyura ibyanyu ibi bindi ntabwo ari ibyanyu nk'uko twabisezeranye tugira n'amasezerano muri Serena ntabwo rero mwabicyura kuko twavuze ko ibyo muzacyura ari ibyanyu ibitari ibyanyu bigasigara ubu M23 yamaze kubisigarana kubera ko ibyo bikoresho nk'ibyombo ndetse n'izo satifoni igihe abanyaromaniya babona yuko bugarijwe batangiye gufata ibikoresho bimwe babijyana muri SAMIDRC ibindi muri Monisi habonekamo n'abamaritineri bamwe batagarutse bahita bakomeza mu birunga ako kantu hise ukageraho uranyibutsa noneho abarundi nabo igihe bagendaga baravuze bati twe tugiye za Uvira tugenda za Bukavu ariko SAMIDRC kugira ngo tujye dukorespondana kandi tubasigira ibyombo n'aba FARDC babasigira ibyombo bamaze kubasigira ibyombo kugira ngo bajye bikoresha abapangire nabyo bakoresheje gupanga rwa rugamba cya gitero cyabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 bari burya babigiriwemo n'inama n'abarundi bakoresheje ibyo byombo
M23 ubwo nabyo yahise ibisigarana. Ubu ngubu ikoranabuhanga ry'abarundi ryamaze kuryinjiramo n'irya FARDC ikoresheje ibyo byombo irimo kubyogagira, irimo irabyogagira. Hari icyo nari mvuze nari mubwiye cy'abamercenaires ba Romania. Yego. Ubu ngubu bari baje ari 468. Ariko rabyiruka ko hatashye 208. Hatashye 208. Abandi 260 baburi birengera, ariko naje kumenya amakuru yuko ngo bagiye mu birungubu. Batangana wazaro na FDL na FARDC. Ubu barimo barabuyeramo nyine. Ariko ngo bari bafite ikintu cyitwa jirete ngo bwanwa ngo ntabwo bubasaziyeho ngo bagira gutya agacisha akajirete da. Ariko urebye umusatsi bafite n'ifoto nabonye nuko tutayishyiraho. Umusatsi wabereyeho. Babaye nk'umuntu. None se wenda nkunganiye aho ngaho nanjye makuru namenye. Aba bamiriseneri ngo buriya ngo abamiriseneri bari ahantu bari bafite ibirindira ahantu bita ngo ni za Rusayo. Abari za Rusayo, buriya Rusango bari bafite ibirindiro. Bari bafite ibirindiro byarangiye nyine kubera ko M23 ari maze gufata umujyi. Kandi abo bafashe iturutse hano ku kibuga cy'indege naho yarahakubitiye. Urabizi yuko iranzu twayigezemo babagamo. Imaze gufata iriya nzu ntabwo bari kugarukamo. Bakomezanyije na FARDC bakomezanya n'abarundi. Bazi ngo baragaruka bagombore bongera bafata umujyi. Hari na bamwe muri SAMIDRC naje kumenya amakuru yuko hari SAMIDRC bagera muri 200. Ubu ngubu baburiwe irengero batazi aho bari kuko haje SAMIDRC bagera mu 5000. Ariko 200 ntabwo bizwa ahantu bari. Batarapfuye se? Ntabwo bose bapfuye, harimo urabizi ko hari abantu batarenze 30 bapfuye. Harimo abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo. Yego. Harimo 6 ba Tanzania. Banzana 2 ba Malawi. Urumva rero abasirikare 200 baburiwe irengero. Biravuga ko bashobora kuba barishwe na M23 cyangwa bakaba bari mu birunga bari kumwe n'abamiriseneri ba Romania. Ani hatari. Ntabwo urumva yuko rego rugamba ntabwo rworoshye kuko M23 wabonaga ko yari yaruteguye. Yakubitiye SAMIDRC muri Masisi. Ndabona uhise unabinyoherereza, uhise unabinforwardinga. Iramanuka ibakubitira Rucuru. Iramanuka ibakubitira Nyiragongo. Yego. Iragendera kubitira mu mujyi wa Goma. Cyangwa hari n'abari bari hano kuko za Rusano bari bafite y'ibirindiro, ndabyibuka bafite defense. Abo bumvise umuriro watse mu mujyi birukankira mu mashamba. Bigendera amashyamba aravuga ati ntabwo dushoboye ko twiruka. Ntabwo bazi umuriro M23 bari kumenya mw'iyi minsi ahubwo igihe bari kujya bagerageza bya bitero burya bamwe bageragezaga ibitero nabo barimo bamwe muri bo. Kubera ko urumva bajyanye muri smartphone bari bafite barazifite. Yego. Igihe bari barakuyeho ama network bo baravuganaga. Na bya byombo. Urumva rero amakuru yaje kumenyekana ari uko ibyo byombo babasanganye bari kubavugisha noneho bagahana amakuru. Bajya bamenya yuko bari mu birungo. Aha, urumva ko ibintu ntago byoroshye aho hantu pe. Ntabwo byoroshye, ibi ngibi bishobora kuzaba no kubabirigi. Urabizi yuko n'ubundi n'ababirigi nabo baje hano nabo baje kuhangana na M23. Ndabona amahirwe menshi ariko bazagererwa mu kebo nk'ako SAMIDRC bagerewe. Oya n'ubundi mu nama bakoze ku muso ku cyumweru bemeje ko rwose ari uguhushurana. Umuntu wese waje kuri buriya butaka uko yaba ari meze kose aje kurwana nta kindi kimuzanye. Agomba guhura n'umuriro. Ukoresheje ijambo rikomeye ngo ni uguhushurana. Ntukubahushura rwose, nukubahushurana n'amabuye. Ayo mabuye bagomba kuyagwa hejuru. Urumva imifuka y'amabuye barayibwanira bakayirunda barangiza M23 tirimo ya dete yakoresha umuhanda. None bariya nabari gucukura iyo ngiyo ngo buriya ngo Amerika ngo yohereje ngo abamiriseneri ngo baje ngo hariya ngo kuri bitwa baki aba Blackwater n'aba Blackwater ngo baje gwanga M23 nabo. Cyako nyamara iyo bamenye ubwenge bakaba barabajije babandi bitaga ngo naba
abavegina bakaba barabajije abavegina bati byari bimeze bite abavegina bahuye n'uruva gusenya barakubiswe barapizwe my friend ubu turi kubavuga mu mateka naho kuvuga ngo wamenya waherereye ntiwabimenya nuko reba ifoto ukavuga tuyahoze ari umuwagina uyahoze azenguruka umujyi wa Goma yahoze azenguruka Amasizi na za Rubero n'ahandi ariko ni mu mateka gusa kuko kumuvuga umureba byo nta wamukura ntaho wamukurahe ndibaza M23 n'igisoma babirigi izabemera ko bacyura intwaro abazemera yenda kumanika amaboko n'abakamanika ishashi y'umweru cyangwa bakamanika umufuka ako kantu uvuze ngo abazemera ngo kubarekura n'iki byose uhise unyinjiza muri iyi nkuru tugiye guhita tuninjirana muri abasirikare twari twavuze bamaze kumenyekana ko bari hano muri Sadeke bari kwitinzatinzwa ariko isari yose barahereza M23 irabakira ntabwo irabura kubakira kubera yuko niba ari n'umunyamahanga urimo izamushyikiriza igihugu cye nuko ngo mu kiganiro cya kare harya twagikoranye ntabwo twakoranye uri muri huta wari urimo urajya wambuka hari amakuru nakuruye n'ubundi nyakwindani hariya avuga ko hari abasirikare bayoboye abandi bari bamaze kumenyekana M23 yaramaze gucakira ko barimo hariya harimo babiri bafite amapeti ya general abagenerale babiri ni benshi utumva ingano y'abasirikare barimo hariya ni benshi bari benshi abagenerale babiri ba FARDC ni aba FARDC urakoze cyane uhagera ariko n'abakoroneri babiri batatu barimo hariya nabo ni aba FARDC bamwe baje kuba ba FARDC ntabwo bari FPR rero gutandukanya FPR na FARDC biragoye bambaye imyenda isa noneho n'amazina ba FPR bari barimo bagiye bahindura amazina bari bafite y'amanyarwanda bakitwa amazina ya Kongo agahita niba yitwaga Murambira mu akayikuramo akitwa Rambira agahita ahindura izina no kumumenya ngo mumenye yuko ari wa wundi wari uzi muri Exfare cyangwa mu nterahamwe yego byakugora ariko washakisha imatrikire yiwe muri FARDC ugasanga nayo iyo aguhaye wareba ugasanga ibaruye ku wundi muntu niho rero bazajya babamenyera cyangwa na bamwe mu FARDC bihuje na M23 bakavuga ati uyu ni umu FDLR ntabwo ari umu FARDC ntabwo ari n'umuwazarendo usanzwe ahubwo n'uwaje kwitwa umuwazarendo yego ariko apapuro mu FDLR agira ngo ahunge ibyo yakoze aze mu buryo bwo kwihisha yego niyo mpamvu rero mu gitondo tugeze tubyitiranya tukavuga ko ari aba FDLR ariko apapuro twaje kubona nyuma twaje gusangamo ari aba FARDC ahubwo bagiye bihindura imyirondoro bagashaka kuyita abakongomani yego ubwo tuzabireba nyine uko bizaba bimeze gusa icyiza nuko bari hariya n'ubundi barisa n'aba hanyuma rero Vincent ngo hari abasirikare rwose ngo bashaka ngo kugira ngo bazahite bajoininga mu 23 ubwo nyine muri aba barimo hari bagiye gutangwa mu minsi iri imbere bagiye gutangwa hari bati twe bamwe batitwe tuzahita twigira muri M23 to joining abandi nabo bati twewe rwose ntabwo tuzajoininga ahubwo muzadushakira uburyo ki twagera ikishasa harimo abasirikare bo muri FARDC baravuga bati twebwe ntabwo tuzajya muri M23 ati mudutware mutujyane Kinshasa kuko twahungiye kuri MONUSCO kugira ngo dutabare kuko inshingano zo kurinda abasivile ndetse n'umutekano ati twebwe ntabwo tukiri abarwanyi kuko byaratunaniye butwigiza abasivile ati ni mutujyaniro mutugeze ikishasa ati ubutegetsi bumenye icyo budukorera ko twabaye ibigwari ariko buriya ntabwo bari muri MONUSCO bo muri Sadeke ntekereza ko ntabwo ibyo bakabaye babivuga abo muri Sadeke urabizi yuko byari byanavuzwe ko Sadeke bari gucukura imyobo ngo kugira bajye banyuramo ngo bahinguke muri MONUSCO ushobora gusanga bari abajenerali babivuga bari muri iyo myobo nyine bari kugenda kugira ngo bahinguke muri MONUSCO uriya kiriya kigo babamo ni ikigo kinini kirimo n'imifurege ariko si umugani ko binegeranye yanyura no mu mufurege agahinguka muri MONUSCO ntabwo ari bacukura n'imyobo bakagera muri MONUSCO ntibabonye n'imifurege itwara imyanda se n'amazi yanayuramo
narabibonye ugende kuko M23 barangirira nabi kandi ababeshyira ati kanyure mu mufurege ariko mbasange none aho ngaho bamwe baravuga bati mutujyane Kinshasa ariko hakaba hari abandi bari kubangamirwa na Samidiar ndetse na Monisco bavuga ati twebwe twari twaratotejwe bihagije ntabwo twifuza kongera gusubira muri FARDC mutujyane muri M23 harimo ibyiciro bibiri kimwe kikavuga ati turajya muri Kinshasa ikindi ati turajya muri M23 ariko M23 mwumvise ko ngo yabyemeye ibyo bazagiye ngo Kinshasa se nubwo nabona amakuru abyemeza nyirizina ngo ishobora kuzabyemera ngo ikabareka bari muri Monisco reka abari muri Monisco abo muri Samidiar bo rwose agomba kwiberaho nka prisonnier de guerre narabyumvise rwose ariko nk'abo muri Monisco bari muri Samidiar bagomba gufatwa nka prisonnier de guerre bakagumaho uwakoze ibyaha akabikurikiranwaho naho abandi bakababwira ati ngani mugende ushaka tugane utabishaka agende kubera ko Monisco urabona ntabwo bahangana na M23 kuko M23 iravuga iti ntabwo twifuza guhangana n'umuryango mpuzamahanga batuwumvire ibyo batubwira tubyemere ubwo ni uko nguko nyine bya Samidiar nuko biteye ubwo nyine turaza gukomeza kugenda tumenya n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi gusa ariko gahunda yo iyi gahunda rye nabonye ishobora no kuzafata n'ibyumweru 2 ishobora no gufata ibyumweru birenze 2 none kari benshi ni benshi bagera mu 5,000 ni 5,000 byavugaga yuko aribyo byaje aba Tanzania aba Malawite n'aba Afrika y'Epfo ariko kwemo hano 200 baburi irengero ndetse n'abari bagera muri dukeka ko ari nka 30 bishwe n'abagiye batwite banza ari 20 bangahe n'abari inkomere kwaba rero kwasigaye 4,700 cya 4,750 ntabwo bazajya bagendera rimwe hazajya hataha bakeya kuko biravuga ko hashobora kubanza abatanzania yego bakurikira Afrika nyuma biramutse nta gihindutse ko ari uko byagenda vise reka twigarukire n'ubundi no kuri battleground cyangwa se ku kibuga cy'imirwano ku kibazo cy'ubuga cy'imirwano ubwo ndavuga kuri frontline turebe imirwano hano hari imirwano irimo kuvuga ko yatangiye rwose kuva ku isa 11 zuzuye iyi mirwano urayivugaho iki ni imirwano nk'uko bivuga yatangiye muri Rucuro ku isaha z'isa 11 z'urukerera nyine kuri uyu wa kabiri ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 mu gace aho bita ngo ni za Gashuga ni Kashuga ni Kashuga ariko ubundi bitewe na yago na kwakundi nyine mazina yo mu ntuza bagiye bayahindura kwakundi kari Gashuga ariko bagasoma ngo ni Kashuga ngo ni Kashuga ntabwo ndibuze gusesengura byinshi akoze ubundi wamagana akazi kari agace k'u Rwanda mva kandi icyo bintu kandi usuzanye n'ibiki ibyo nigeze mbikubwira harabaye ariko mu 1884 hakize imyaka myinshi ariko byarabaye ntabwo wabyibagirwa mu mateka ariko tujya tubyihorera tuvuga uko kitwa ubwo nuko nge nari nanze kugira ibyo mvuga ni Gashuga ariko ni Kashuga nk'uko muri lokalite ya Karembe habereye imirwano ikaze aho abawazarunda bateye M23 ku gace nyine bari barimo nabo kano gace ka Gashuka bita Mihara yego ariko bikaba nyuma yuko M23 yikuye mu kano gace ka Kashuga uko yabonaga abawazarunda bakomeza bagaba ibitero shuma baravuga bati mu buryo bwo kugira ngo tubarambagize bo baze kwikuremo n'uwo bo bizanimo M23 ikaba yarikuyemo imaze kwikuramo iragenda ariko ifata agace bita agasozi bita Karembe agasozi bita Karembe iragenda ijyaho hejuru yestara intwaro zazikomeye iragenda ijya hejuru y'agace ka Kashuka umusozi ari naho yestara intwaro zikomeye abazarenda ubwo babatatse ariko M23 isa nibereka kwiharira barasa nayo irekera ariko ntiyamanuka ngo ize mu iyi centre ya Gashuga
ariko abaturage bari mwakira icyo baravuga bati turi mu byago bikomeye ati wazarenda irakidegembya mu gasanire ka Gashuga ati tuzi ikiri buze gukurikira yego ati kuko isaha ku isaha haba imirwano ikomeye kubera yuko M23 yamaze gufata utu dusozi twose agasozi ka Karemba ati M23 iri mwa kano gace ka Mihara ati gufata kano gasozi kari hejuru ya Kashuga ati tuzabarasanira ugasanga tugiye mu kaga ati ntituzi aho turi bugane yego niyo mirwano yo nuko yagenze ariko ubu ngubu haratuje ariko abaturage bafite ubwoba bafite ubwoba yes ubwo rero izindi operation vise ziri muri pariki ya Nyiragongo yo rwose pariki ya Virunga imirwano izashyiramo bigoye bitengo n'abamiliseneri bose nimwo bahungiye ariko makuru namenye ngo bari kubarasa my friend bari kubarasa umusubirizo bari kubarasa izi ngabo zahungiye hano muri iyi parike ngo ziri guhabwa isomo ry'intambara nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho ese vise buriya nta update waba twakugezeho twano muri Nyiragongora Nyiragongo nyine nkuko bivuga imirwano irakaze kubera yuko y'abazarene y'aba FDLR y'aba abarundi ndetse n'abasirikare bo muri babacaciro bagiye bahungirayo baracyabeshywa yuko ngo bashobora kongera kwigarurira umujyi wa Goma ndetse ngo bagakomeza nabo Kavu n'ibindi bice niyo mpamvu kibona imirwano ikomeza bakavuga bati abarundi bari muri Uvira bazaduha raporo kandi batirengagije ko nabo bari gukubitwa atabarundi bari za Ruvungi bari hafi na Kamanyo rero bazakwita Kamanyo bamanuke bagere Bukavu uburire hagati ati muri parike ya Kabuzi Biyaga dufitemo wazarende bizadufasha bo bagashaka rero kwibeshya ibyo ngibyo akaba ari impamvu bora bakomeza kurasa M23 nayo ariko niba rebera izuba kuko iri muri operation bita gukora isuku sokola barimo barasukura nibasukura rero nabo ntabwo bizabogwa amahoro bise reka tuve muri bya operation twigarukire ku Babirigi minisitiri w'Ububirigi tayari ngo amaze kunyanyagara ubuyageza ahantu bita za Beni ariko se Beni buraho harya nta bintu bijyanye n'ibuye ribayora wenda ngo tuvuge ngo afiteyo ibinombe ritanahari yavuga ati yenda ndaje ndikura mu bindi bice wazarende irimo zabarikare n'ahandi atari ko yenda ndibone hafi memegere na za Kisanga ngabizi ko rihari atambereka yuko mbashyigikiye noneho nanjye bame kwiribuye ntabwo natahira aho nangize jet privé naba nkomeye uyu mu ministeri numwe mu batubye u Rwanda rucana umubano n'ubwami bw'Ububirigi uko yagiye agaragaza amagambo menshi harimo urwango ndetse n'agasuzuguro ndangiza u Rwanda ruciye umubano n'iki gihugu kubera ko gasuzuguro no gushinja u Rwanda ibinyoma buriya ni umujinya wibuye wa muntu ntago wamurenganya ni umujinya wibuye ibuye ribarikora azawugira Romania barayicyuye cyangwa abasamidiyarisi bararicyuye nibarisize nawe mugane ibyo ahora kuvuga wari urimo uravugutira aba nabo M23 ishobora kuzayabakura ku mutwe izayabakura mu magwa kuko n'abazayabagishiramo aha rero nkuko bivuga yageze Beni ariko ageze Beni nyuma yuko yagiye mu Bugande igihe hasinywaga icyo twakita imbanziriza amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego gamije amahoro ndetse n'iterambere yahise avuga yuko ngo abishimye ngo yuko azatembera mu bihugu by'ibiyaga bigari ariko ibihugu yari yavuze azazamo yari yavuze ko azaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaza ndetse no muri Uganda ariko nyuma yaje kongera n'igihugu cy'u Burundi atari afite kuri gahunda kubera yuko igihugu cy'u Burundi cyaje gikomeza kubafasha mu macengezamatwara yabo ntakita yo gusebya u Rwanda yo gusebya umuryango wa yerekana yuko ngo ntacyo wakoze kubera ko utemeranyije Kisekedi ufatikanya nawe kurwanya M23 none wahita hindura agenda yari afite avuye mu gihugu cy'Uganda ariko ari mu gihugu cy'Uganda yavuze yuko ngo yifuza ko ngo Uganda yabunga n'u Rwanda nubwo nabonye bamwe mu baturage b'u Rwanda babitiwe utwatsi baravuga bati Ububirigi bwarasuzugwe n'ibwisabira imbabazi butanyuze ku kindi gihugu hari amwe mu ambasaderi niba ari Mutabo wasi nibuka Rinde yaravuze ati Ububirigi bwere kunyura ahandi ahubwo nibuze bwo direct bwisabira imbabazi
arongera ati u Rwanda rwose twakwiye kubana, ati turifuza ko igihugu cy'Ubugande kidufasha. yego arakunze yahise ajya mu gihugu cy'u Burundi yerekana ko ashima igihugu cy'u Burundi ngo uburyo cyitwaye mu gutabara Kongo, avuga amagambo menshi ngo u Rwanda rukwiye gucyura ngo ingabo zarwo ziri muri Kongo, nk'uko nyine yakomeje kubikora asebya u Rwanda no rubeshyera. uyu munsi ejo yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abana na Tshisekedi atari kumushyigikira ngo ku byo ngo yatangiye gukora, ngo kandi ko ngo ashyigikiye ko ngo igihugu cye ngo kigira ngo busugire ngo butabogerwa n'ibindi byinshi tudakwiye gusubiramo kuko kwaba ari uguta umwanya. yego ariko ukabona bigamije abacengezamatwara y'Ababiligi nyine guhera ku ngoma ya cyami, aho ya politiki yabo ya divize pour renye, mbacemo ibice mbategeke, niyo bagishyize imbere. ubu nyine akaba yakomeje muri Beni. urabizi yuko Beni ariho guverinoma ya Tshisekedi y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikorera mu buhungiro. yego niho iri yagezeyo rero abonana na guverineri wayo, bamuzi yuko yitwa General Major Somo Kakule Evariste. barabonana baganira ku byerekeranye n'umutekano, ku byerekeranye n'iterambere, avuga icyo Ububiligi bwiteguye gukora, avuga icyo Kongo yiyemeje, amubwira ko yari yabanje kohereza ambasaderi kugira baganire kandi ko ibiganiro bagiranye ngo byamunyuze. yego ibyo byose rero nicyo cyari cyamujyanye, ariko ukabona byagamije kugira ngo ajye kureba n'aba basirikare bohereje, kureba n'intwaro bohereje ko zahageze ndetse na drone. ukabona ko bakomeje gukora ibikorwa bigamije gucamo abaturage b'aka karere ibice, batagamije kugira ngo abaturage biyunga, ahubwo bo iyo politiki yabo nyine nk'uko nimaze kuyivuga ariyo bashyize imbere kugira ngo batanye abantu. kuko niba M23 ivuga ati twe dushaka ibiganiro, ariko Ababiligi bakavuga ati twe turabaha imbunda mu barase, kugaragaza ko amahoro batayashyigikiye. yego niba Amerika na Qatar ivuga ati aba bantu nibaganire, ariko Ububiligi bukavuga ati hoya, ni ikibazo yuko bagamije gukomeza gukwirakwiza intambara mu karere. avuga yuko rero ya politiki yabo guhera kera ariyo bakomeje gushyira imbere, batifuza ko hari cyiza cyabaho. ariko hari andi makuru agenda ngeraho, aravuga yuko ngo muri Warungu harimo imirwano ikaze. Warungu se kandi imirwano ntiyari yavuyemo yageze ahantu bita Uvira? imirwano nyine nk'uko bivuga yahereye nk'ibi bice bimanuka, ariko mwaya masaha nk'uko mbona ikinyamakuru bita Radio Kapiti bivuga, ikinyamakuru cya UN abizwa ni cya leta, ni muri yanditswe n'uwo bita Senti Abashizi. bavuga yuko ngo mu bice bya Warungu na za Kabare na za Karehe imirwano ikaze cyane cyane, ariko ngo mu bice nyine byegereye Kaziba ubu hakirimo imirwano ubu ngubu mwaya masaha yaba yatangiye. imirwano imeze nabi baravuga bati ASM 23 ivuye muri za Nyangezi ikamanuka bita Mushenyi, ngo irimo irataka Wazalendo iri mwa bino bice, imwe yanze kurumita intwaro, igakomeza ikagera muri teritwari ya Kabare ndetse na teritwari ya Karehe, igakomeza ikagenda mu bice bya Kabamba na Kasheke, na za Plateau zose za Karehe, ngo irimo irahiga bukware Wazalendo iri mwa bino bice. byatumye imirimo idakorwa nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi, ndetse no muri Kaziba uko bizigera za Minembwe. yego badati nuko M23 iri guhiga bukware abo Wazalendo, ngo ukagera aho bita Ruhinja, naho bita Twangiza, n'igice bagicukurwamo iyo gaciro bita Twangiza, aho M23 irimo irakora isuku, irimo iragenda ikirininga, ikora ibintu byitwa gusafisha. ntabwo turabemerera ibyo mukora byose, mukora iki ntabwo tubemerera. okay, ndumva ibintu bimeze neza rwose, nta kibazo, barimo baragenda rwose bakora amasuku. Umugani wawe, ibintu ni munange, ibintu niterebye, ibintu wavuga yuko birimo bigenda neza, kuko niba umuntu akomeza kubuza abantu uburenganzira bafite, kavuga ati ntabwo byemerewe, agomba nyine kwirwanaho.
agomba kwirwanaho ariko Bukavu umutekano umeze neza nta makuru ya Bukavu yaba yakugezeho duheruka Bukavu hagenda habonekamo uduce turimo insekirite ese kubera tuno duce twa Nyangezi ndetse na za Warungu harimo umutekano ufatika nyankuko babyifuza byatumye naho nyine abantu bagenda bagira ubwoba ariko nta kibazo kirimo okay ngayo nguko mubona yuko abantu batuje ariko bakaba batigisaha ku isosho gusanga byagenda nabi hanyuma rero mbwira ntaza kukurekura wenda hari irindi jambo wifuza kugeza ku badukurikiye hari nka update gashaka kugezeho Kisekedi uyu munsi yagize icyo avuga kuri yamanziriza amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yakiraga perezida wa perezida wa Ghana yavuze amagambo akomeye avuga ati twebwe turavuga yuko amasezerano ariyo nayo narifuje kuva kera ati nene narifuje yuko aya masezerano yabaho kugira ngo igihugu cyacu kibone umutekano ati njyewe nicyo nifuza ati niyo mpamvu ubona iyi manziriza amasezerano ari kubaho hagati yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego ntabwo ni perezida wa Guinea Bissau niwe yakiraga noneho kuko yari yakoze urugendo i Kigali avuye i Kigali uyu perezida ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Umaro Sisoko Embalo baze kubona na perezida Paul Kagame yahise akomeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abana Kisekedi uyu munsi babaze kuganira bagize ikiganiro n'itangazamakuru bamaze kugira ikiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru babaza Kisekedi ati nicyo uvuga ku masezerano y'amahame akwiye kugenderwaho mwakoze hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda urabivugaho iki aravuga ati njyewe nicyo nifuje kuva kera ati nifuje yuko amahoro arambye yabaho kandi ndi kubigeraho yego ati ndashima initiative ya Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati igihe kizaba amateka azababwira ati rero igihe tuzamara kubisinya amahoro akagerwaho ati muzongere mubimbaze kandi ndabyizeye ko bizagerwaho ati kubera yuko uyu munsi ndabyifuza yuko biba atariko ntabwo ndabigeraho ariko ni mu nzira nkuko nabyifuje ibyo kugaragaza kwihara gukomeye agaragaza yuko ngo ari byo yifuje kuva kera ngo noneho ko abigezeho ubwo urumva rero niyo makuru ari ariko hari andi makuru agenda atandukanye ava mu bice bitandukanye aho bigaragaza ko muri Karemi harimo ibintu bidasanzwe Karemi ngiri muri Sud Kivu hari aho hagaragaye abantu bo muri M23 ndetse na za Bukavu ahavuye bazigoma bavada Bukavu bagera za Karemi barababwira bati niba murimo hano ntabwo tubemerera ko muhaguma ati niba tutabemerera ko muhaguma rero nimugende abaturage baratubwiye ntabwo turaba muri M23 turi abaturage ba hano Karemi ati rwose nimutwihanganire ibyangombwa byabo basanga ngo atari muri M23 ariko bikaba bigaragaza ko muri Karemi hari ikibazo aho umuturage umukekera kubana na M23 akabuza uburenganzira bwe ariko cyane abaturage bo muri Karemi ubundi bavuga yuko bafite ikibazo gikomeye ko umuntu ukeneye kujya mu bice bitandukanye bya Bukavu ndetse na Goma nta handi hantu afite ho kunyura keretse anyuze mu Burundi akazareba ko byazamukundira akaba yagera mu Rwanda yego ariko kuko bitoroshye ntago byoroshye aha vese ubwo rero twasoreza ahangaha twasoza tukaza gukomeza gushakira andi makuru agaragara tukazukabigeza ku bakunzi bacu murakoze cyane Vincent murakoze
Yes, nguko rero ntago ndibuze kugira byinshi bwongereho kuko amakuru menshi twayabagejejeho, ahubwo turabashime cyane mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kumugera mu munota wa nyuma. Roho nzima mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.